umunyarwanda niwe waciye umugani ngo ntawe uneza rubanda. Buriya yari afite ijambo avuze rikomeye cyane usesenguye wasanga akuyemo ijambo rikomeye. Igihe cyabo cyo ngira ngo uriya muryango igihe cyo gukora barakoze mu gihe cyabo. Igihe cyari kigeze rero ubigende kuriya ni uko abantu batanga inkuru bakayitanga nabi. Maze kumva ko ntwite mpita nibuka iby'Imana yavuganye nanjye. Kubera kuvugana n'Imana ni byiza. Umuntu ashaka kukubwira akakubeshya ntabigukorera, ariko Imana icyo nyikunde, haleluya, Imana iravuga yarangiza ikanabisohoza. Nanjye rero amaso yanjye nayubiye ku Mana, ndavuga Imana niyo yambwiye gutwita, yari ibizi. Ikindi naricaga njye ntihobohamya ndyamye nkavuga ni Uwiteka niwe wambwiye gutwita. Kandi ikindi Uwiteka afite amaboko ahesha ibintu byose. Niba uyu mwana azabaho arabizi, niba azapfa arabizi, niba kuvuga kubika ibanga. Ariko Mana hari igihe mbona numva nabwira abantu kubera iki mu munyanyagiza ibintu byanyu. Ubwira iki muntu ikintu ari umwe akagukwiza isi yose akavuga ati runaka uzi ukuntu byamugendekeye gutya. Yesu uko byagenze nahise mbona umuntu ari umuntu. Ahubwo ndavuga nteka nibera inshuti na Yesu. Yesu muravugana ibanga ntarimena, ariko umuntu ahita avuga ati nubwo mureba arwaye kanseri ariko biranatwite kandi biragiye no gupfa, bagahita bagiye kubona amagambo menshi. Nkahita ntekereza nti bya bintu bizaza bifite imbaraga nyinshi binyeganyeza n'ubundi kandi n'ubundi ndi mu kibazo gikomeye. Ni muri ubwo buryo nireze ndavuga nteka ngo mbone n'umwami wanjye. Yego nta muntu wigeze amenya ko ntwite rero. Nta kizabuza abana b'Imana gutabarwa mu byago no mu ntambara, barindwa n'Imana mu byishimo no mu munezero, ntacyo bibahindura, agakiza kabo ntigahagarikwa n'ihinduka ry'ibihe. Ibyo byose najyaga niha ubuhamya nkabikura nkavuga ngo niba mama umbyara yaransize mfite imyaka 2 n'uruhinja, bakana mu ishyamba bakantoragura bakongera bakasubiza kwa data. Iyo Mana yandeze nkakura nkabanganye gutya ukumbona, navuga nti nta kinanirwa ku kwizera nageze. Nawe ujye wiha ubuhamya, ariko Satani najya gutera ujye umuha ubuhamya, umubwira ati cya gihe byagenze gutya. Kandi ukundwa nubwo ufite intambara, gumana ibyiringiro. Niwajya mu ijuru udafite umusaraba, komeza kwihangana, agakiza kawe ntikagahindurwe n'ibihe bihindutse. Amahoro bakunzi ba Isange TV. Uyu munsi twagarukanye imbaraga, twagarukanye ubwiza bwinshi. Reka twongere tubabwire ko duherereye Kicukiro hafi ya Mount Kigali, ahitwa ku Imbuga Garden. Ni ahantu habera ibintu byiza byose. Abantu bumva bafite ibirori, bashaka amatenti, abantu bakeneye amacumbi, abantu bakeneye maison de passage, ibyo byose birahari na jaride nziza. Muhamagare ya nimero nabahaye cyangwa umpamagare mbakugezeho. Murakoze. Uyu munsi tugarukanye na wa mubyeyi mwiza mwakunze muri benshi, Mama Marie Louise. Muraho neza? Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urakeye pe. Urakoze cyane. Kandi muri Kristo nyine tugomba no gucya. Yego. Rero ntago nzi ko wenda abantu batakuzi, urabibwira bakubonye ari ubwa mbere, ariko si ubwa mbere kuri Isange TV. Bibwira. Urakoze cyane, ntago ari ubwa mbere. Nagarutse rero amazina ni yayandi, ni Yamuragiye Marie Louise. Yamuragiye Marie Louise. Urakoze cyane, turakwishimiye hano kuri Isange TV. Hanyuma turanagukunda. Kuri Isange TV tugira ikintu kivuga ngo dukunda abantu b'Imana, dukunda abantu bose muri rusange, ni beza. Rero urakoze. Hanyuma reka dutangire gusenga nkuko ubimenyereye. Mana turagushimiye, Uwiteka n'izina ryawe. Akanya keza natwe tugiye gukura
Yesu Kristo Nazareti, umwami wanjye Imana, tuguhaye ikaze mu mitima yacu, tuguhaye ikaze mu bazatwumva, tuguhaye ikaze mu buri wese uzatega amatwi muri iki kiganiro, uzabane natwe, tubisabye Imana data mu izina rya Yesu. Amen, amen. Marie Louise, bimeze bite mu gukorera Imana, amakuru y'umurimo w'Imana muri wowe? Amakuru y'umurimo w'Imana muri njye ameze neza. Umva umutima wanjye ntacyo nshiza, ndi umugenzi ukomeje urugendo rw'Isiyoni. Nubwo umuririmbyi yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka agenda agira gute? Adukiza muri byose. Yego. Nawe agenda agukiza. Yego. Imana ishimwe ko hari n'irindi jambo rivuga ngo Uwiteka ashimwe utaradutanze. Ngo tube umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu. Abanzi bacu batugeze impundu kunesha. Yego. Imana ihimbazwe muri byose. Twishimiye kukubona umeze neza, twishimiye kukubona usa neza, uje guhamya Imana. Ariko buriya Marie Louise, iyo urebye abantu hano kuri social media haca ibintu bitandukanye, nahoze mbona abantu Pastor Theogene Nzahwita wambwiye ko watubwiye yuko ari inshuti yawe yakuyoboye no mu burwayi bwawe wahuye na bwaragufashije. Iyo ubonye umudamu yasize n'abana, ukabona abantu bamukoraho inkuru zitandukanye ngo yirukanye ngo babana ngo yirukanye babana babagiwe ngo yarabirukanye, ubibona ute nk'umuntu wagiriye neza abantu ariko uyu munsi bakaba bari kumwitura ibintu bimeze nka kuriya? Urakoze cyane. Umunyarwanda niwe waciye umugani ngo ntawe uneza rubanda. Buriya yari afite ijambo avuze rikomeye cyane, usesenguye wasanga akuyemo ijambo rikomeye. Igihe cyabo cyo ngira ngo uriya muryango igihe cyo gukora barakoze mu gihe cyabo. Igihe cyari kigeze rero ubigende kuriya, ni uko abantu batanga inkuru bakayitanga nabi, bakakuvuga uko utari, bakagerekaho n'ibindi byinshi. Ni muri ubwo buryo nabibonyemo. Nshaka ko rero utubwira nk'umuntu mukuru, buriya uri umuntu mukuru, uri umuntu mukuru kandi w'umukozi w'Imana, wagira n'abantu inama. Birakwiriye ko umuntu wakugiriye neza, umuntu wagiriye umuntu neza, amwitura ikibi. Wenda hari igihe avuga ngo si ikibi, ngo yangiriye neza ngo ariko ngo nyuma ngo byagenze gutya. Ese birakwiye kugaragaza inabi cyangwa tukwiye kugaragaza ineza y'umuntu agashimirwa ibyiza yakoze? Kandi birahari, birigaragaza. Hari igihe dukora imirimo ukayikora nk'umuntu ntayibone. Iyo ukoreye umuntu imirimo myiza ntayibone, wowe icyo ukora ni uguceceka ukazategeza Imana akaba ariyo izakwihembera. Kuko ibintu byose ntabwo tuzabihemberwa turi muri iyi si. Nk'ubu tuvuge niba naragaburiye umukene, ntabwo nshaka ibihembo ndi hano mu isi. Ibihembo byanjye nagombye izo ngorane ngomba kuzazibona ngeze mu ijoro. Niba narambitse umuntu wari wambaye ubusa, ntabwo ashaka ibihembo none ahangaha ngo none ngo mvuge ngo Mana mpemba nambitse umuntu wambaye ubusa amuha imyambaro, ahubwo ibihembo byanjye bigomba kuba ahantu hatagaragara, azahembwa nageze imbere y'Imana. Okay, urakoze kandi nibyo niko bikwiye kumera. Hanyuma ubushize ubwo duherukana uduha ubuhamya, ntabwo twabunyuzemo bwose kubera gahunda wari ufite uteye umurimo w'Imana, kandi byari byo. Uyu munsi rero wagarutse, turakwishimiye, ariko dushaka yuko dukomeza kumva imirimo y'Imana kuri wowe, kumva imbaraga z'Imana wabonye. Turashaka ko usubukurira aho wari wagejeje, ukabwira abantu Imana, ukabwira abantu umurimo w'Imana. Ntabwo ndongera kukuvugiramo ugiye kutubwira Imana, ndaza nyuma usoje kuvuga iby'Imana yakoze. Wenda hari akantu numvise hagati nakakubaza, ariko wowe uvuga Imana, hanyuma nusoza nibwo wenda ndagira utuntu mbariza abantu badukurikiye. Urakoze cyane. Ikiganiro nakoze bwa mbere nababwiye ko nari narwaye kanseri, kandi byari byo, ntabwo ari ibinyoma ko ngo abantu bajya ku nkoranyambaga bakabeshya ibintu. Byanyibereyeho yewe n'amaso yanjye n'ibipapuro ndabifite nivurisheho. None mbabwira ko Imana yankijije. Hari abantu wenda babibonye, hari n'abatarabibonye. Abo tuvugana, hari ikindi ntari narababwiye gikomeye cyane Imana yankoreye. Wambaza ngo ni ikihe?
narasinze mbabwiye ko n'umukristo ndasenga narasenze Imana ibisezerano irambwira ngo uzaguha umwana w'umukobwa kandi uwo mwana azaza ari igitangaza. Noneho nari mfite abana, hari ukuntu abantu batagikiza inyota yo kubyara, ariko kuko ari Imana yari ivuze narabyakiriye, ndavuga ngo nta kundi nabigenza kuko ari Imana ibivuze. Muri bwa burwayi rero naje kumva ntwite. Ubundi gutwita urwaye kanseri ni ikintu gikomeye cyane, kuko niyo umuganga akumvishe yuko watwise ufite n'inda urwaye kanseri akugira inama yihuse akavuga ati nyabuna ntabwo byemewe. Nubwo niyo tugiye kwa muganga tuvuga ati mwirinde kubyara rwose, kuko iyo ubyariye muri kanseri amashereka akazamo kamemu yo mu ibere, amashereka ariruka kanseri yageramo igahita yiruka cyane igahita ikwira umubiri wose. Ntabwo nitaye ku byo bambwiye cyane kuko nayo ifite ibanga, navuganye n'Imana. Imana yarambwiye ko uzampa umwana kandi uwo mwana ikamubwira ko ari umukobwa, dore ko nagiraga umukobwa umwe w'imfura gusa, uwo mwana narayifite. Maze kumva ko ntwite mpita nibuka ibyo Imana yavuganye nanjye. Kubera kuvugana n'Imana ni byiza. Umuntu ashaka kukubwira akakubeshya ntabigukorera, ariko Imana icyo nyikunde, haleluya, Imana iravuga yarangiza ikanabisohoza. Nanjye rero amaso yanjye nayubiye ku Mana, ndavuga Imana niyo yambwiye gutwita yari ibizi. Ikindi naricaga njya ntihobohamya ndyamye nkavuga ni Uwiteka niwe wambwiye gutwita, kandi ikindi Uwiteka afite amaboko ahesha ibintu byose. Niba uyu mwana azabaho arabizi, niba azapfa arabizi. Nuko byagenze rero, ni ukuvuga ngo yanda ibanga ryabaye iryanjye n'Imana. Ngira ngo wakubaza ati uhishe inda amezi 9 ntabwo wabishobora, ariko njye narabishoboye. Narabishoboye, inda narayihishe, nta muntu wigeze amenya ko ntwite, habe. None se komeza ariko urumva ubwo ntise nibaza niba baraguteye ya miti kandi nzikira miti nabane ya miti n'ubundi ntwite, ariko kuko naravuganye n'Imana. Urugamba rwanjye naruhariye Imana. Ibintu byose nabikuye ku bantu bibakuraho aho kubyerekeza ku Uwiteka. Ndavuga nti Imana yambukije Abisiraheli inyanja itukura babona nta nzira, ingabo za Farawo zibakurikira ziri inyuma kandi zihorera, ndetse bakumva n'umuriro w'amagare ya Farawo. Ndavuga nti nanjye byanze bikunze nubwo ingabo za Farawo zinkurikiye, ariko Uwiteka ari imbere yanjye kandi azanyambutsa. Nanjye niko byagenze, nageze muri uko kwizera, numva nizereyemo cyane. Ndavuga nti nanjye izi ni ingabo za Farawo zinkurikiye, iyi kanseri ni ingabo za Farawo. None se ko umuntu yatwita ajya kwipimisha kwa muganga ntabwo wipimisha? Ntabwo nigeze nipimisha. None se ibyo bintu byose babikoraga batabanje ntabwo bigeze bagupima? Urakoze cyane, ni urugendo rurerure. Kumpima barampimye, ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nubuze ubwenge nakureka. Imana yaduhaye ubwenge, iduha gutekereza, iduha kujera ibintu byose. Njyewe Louise ubugingo nzabubona ku giti cyanjye, ntabwo azabubona ku giti cyawe, ntabwo wampesha ubugingo. Nanjye rero kugira ngo urwane urwo rugamba narurwanye jyenyine na Yesu wanjye. Umuntu ashaka kukubwira ngo nutanyura muri iyi nzira urapfa, we wahanyura ukabona wabona utahanyura ukabona ubugingo. Nanjye niko byagenze, amaso yanjye nayakuye ku bantu ahubwo yerekeza ku Mana. Haleluya. Ushobora kwipimisha ukabyara umwana upfuye, ushaka kutipimisha ukabyara umwana muzima kuko uvuganye na nyir'ijambo, bavuganye n'Imana. Sinzi niba abantu baha uburemere Imana twizeye, simbizi ukuntu babitekereza, ariko njyewe Imana nyiha uburemere bukomeye cyane. Ushubije n'amaso inyuma ukareba ahantu umuntu yanyuze mu mibereho, mu kuvuka kwacu, mu gukura kwacu, ibyo twagiye duhura nabyo, twabayeho tutarezwe n'ababyeyi, ibintu nk'ibyo, ariko kandi tubaho. Ibyo byose rero najyaga niha ubuhamya nkabikura nkavuga ngo niba mama umbyara yaransize mfite imyaka 2 n'uruhinja,
bakavana mu ishyamba bakantoragura Yeah. bakongera bakasubiza kwa data. Oh. Iyo mana yandeze nkakura nkabanganye gutya uko mbona navuga nti nta kinanira ku kwizera nagize. Nawe ujye wiha ubuhamya ariko satani najya gutera ujye umuha ubuhamya Yego. umubwire ati cya gihe byagenze gutya kandi nabonye ukuboko kw'Imana, Amen. nabonye Amen. imbaraga z'Imana, nanjye nuko byagenze. Yego. Niba hari ikindi wambaza Oya, wambwira komeza komeza. murakoze cyane. Nkomeje bwa buhamya rero. Kandi nzi ko hari abantu benshi bufasha. Ntwite nari ntwite ariko nta muntu nabitangarije. Ibanga ryabaye ryanjye nk'uko Imana yarabimbwiye ari mu ibanga, irabinyongorera irambwira ati mwana wanjye nzagukorera gutyo. Ndavuga ati niba ari Uwiteka uvuganye nanjye akaba yemeye ko n'iyindi ijyamo, akaba yemeye ko ndwara na kanseri, ngomba guharanira uyu mwana nkamurwanira ishyaka kandi Imana izashyigikira. Reka mbabwire bene data, iyo umuntu agambiye gukora ikintu cyiza Imana iramushyigikira. Amen. Ariko nugambira gukora ikintu kibi byanze bikunze uzahagwa. Yego. Imana itugirire neza. Amen. Nagambiye ikintu cyiza ari mu mutima wanjye, ndavuga nti nubwo ntwite ariko nta mpamvu yo kuvuga ngo iyi nda ivemo. Kuko nagiye mbona abantu benshi bagiye barwara kanseri bakavuga ati nari ntwite ariko kubera ikibazo cya kanseri inda igomba kuvamo kugira ngo ubuzima bukomeze, kanseri itanyica. Ndavuga nti oya, aho kugira ngo nisige amaraso ahubwo nareka kanseri akaba ari inyica ariko nkazajya hehe mu ijoro. Yego. Nkazabona Imana Rwose, yanjye. rwose. Ni muri ubwo buryo rero nabikozemo, ntabwo wambase ibintu byinshi ariko n'ubwo buryo nabikozemo kandi ibibanga ryanjye Imana yaranshyigikira. Muri ayo mezi 8 namaze njya kwa muganga, nta muganga wigeze amenya ko ntwite, ahubwo nyuma yaho bambonye mpetse uruhinja, barambaza ati uwo mwana yavuye hehe, ndahabwa nti ntuwanjye. Buriya rero nugambira gukora ikiza humura, ntugire ubwoba, ntutinye, Imana izakugirira neza. Nihuse mvunaguye ni ukuvuga ngo wa mwana nakomeje ndamutwita nyine ariko nkomeza n'ikintu cyo kwivuza ntago nabiretse. Wa mwana aza kuvuka rero nabyariye ku Muhima. Ariko ataravuka kwa muganga nta n'igihe na gito bigeze wenda bakora ikintu cyo gupima. Niba kuvuga kubika ibanga ariko mana hari igihe mbona numva nabwira abantu kubera iki mu munyanyagiza ibintu byanyu. Ubwira iki umuntu ikintu ari umwe akaguha igikwiza isi yose akavuga ati runaka uzi ukuntu byamugendekeye gutya. Yesu uko byagenze nahise mbona umuntu ari umuntu. Ahubwo ndavuga nteka nibera inshuti na Yesu. Yesu muravugana ibanga ntarimena, ariko umuntu ahita avuga ati nubwo mumureba arwaye kanseri ariko biranatwite kandi biragiye no gupfa, bagahita bagiye kubona amagambo menshi. Nkahita ntekereza nti bya bintu bizaza bifite imbaraga nyinshi binyeganyiza n'ubundi kandi n'ubundi ndi mu kibazo gikomeye. Ni muri ubwo buryo nireze ndavuga nteka ngo mbone n'umwami wanjye. Yego, nta muntu wigeze amenya ko ntwite rero. Ngeze kwa muganga ku Muhima, muganga arambaje ati ni ubuhe burwayi ufite, n'ubwandu bwa kanseri bw'ibere. Imana iratangaje, Imana iteye ubwoba. Iyo uri kumwe n'Imana byose birashoboka. Nubwo imiyaga itazabura, inkubi y'umuyaga izaboneka ariko Imana izaturinda. Ni muri ubwo buryo rero naje kugenda ku Muhima ndabyara, abaganga barankunda cyane, Imana irabankundisha barambyaza. Yewe umwana nanizi kondisiyo nanizi ko umwana atagomba konka kubera ikibazo cya kanseri. Nahise mushyira ku mata. Naho ngaho Imana yatangiye gufunga wa mugisha Imana yarambwiye kuri wa mwana rero. Umuntu wa mbere wampamagaye ni umudiyakoni usengera iwacu, yaramubwira ati kwa muganga ntiyego kandi wanabyaye ntiyego, ahita anyohereza ibihumbi 10. Ibyo bihumbi 10 yanyoheje kuri telefone, nagendera mu gikombe cy'amata cy'umwana, umwana ntangira kumuha. Uwo munsi kuva uwo munsi umuntu wese wumvaga ayo makuru yahitaga yohereza amata. Uwo mwana rero namuboneyeho umugisha ukomeye, yiboherezaga amata bazanaga n'ibiryo by'umubyeyi. Ubwo ngubwo dutangira kurya, abantu bankorera ubuvugizi ku nkoranyambaga, mbese abantu barampavuga kuri telefone bakambwira ati genda urebe amafaranga, genda utora amata y'umwana, abandi bakiza bakaza kwirebera n'amaso yabo bakazanira wa mwana amata. Ariko byose byavuye mu gusenga. N'Imana yabikoze bene data, si uko nakiranukaga cyane, ahubwo ni kwa kwizera Imana. Imana yagiye ikoresha abantu batandukanye, Imana yakoresha abantu batandukanye ingeri ze, hari n'abo ntazi, hari n'abo twahura simbamenye, ariko ninjye wa mugore mwafashije. Shimira Abanyarwanda. Abanyarwanda Imana ibaha umugisha, bankoreyeho umurimo mwiza, bampera umwana amata.
umwana wanjye anywa amata, umwana wanjye abona igikoma, mbese nanjye birandenga. uzi kurwara nta kintu wari ufite mu nzu, nta n'amafaranga ye, nta n'ibihumbi 10 ufite kuri konti, wajya kubona ko wari umwana gukweye igitangaza, umwana arakuze ageze amezi 6 ageze umwaka, anywa amata, nta ruhare ubigezemo, ari ukubera Imana yo. Ubwo birumvikana hari n'ibintu butavuze by'ubuzima nk'umuntu warwaye, wenda ari wowe nk'uko kubona amata y'umwana, nabonyemo n'amafaranga yo kwivuza, nabonyemo n'ubufasha bwo kwivuza. Umuntu yaza akavuga ati yo ejo ubundi uzajya kwa muganga guterwa, none akira 5,000, akira 10,000. N'ubwo buryo abantu bankoreye ukuntu bukomeye basaba umugisha. Ninjye wa mugore rero, hari umuntu uzambona atungurwa avuga ati se niwe, ariko ninjye Imana yakijije, ninjye Imana yagiriye neza, kuko bampaga ubufasha, ni nako banansengeraga. Bakavuga ati bose ukwiye kubaho ukazarera kano kana kawe kagakura. Uyu mwana wanjye yarakuze, agize imyaka 5. Ni inkumi, ni umukobwa mwiza cyane, kuko amateka Imana yavuzeho, ibyo Imana yamuvuzeho na n'uyu munsi baracyamukurikiranye. Umwana wanjye ameze neza, Imana ishimwe. Ni ukuri numvaga rero nabwira abantu ngo ntibakigirire nabi, mu ijoro hari Imana itabara. Ntabwo nari nzi ko uyu mwana azabaho, ariko uyu mwana yabayeho kubera Imana, nawe ubaho, nanjye kandi nanjye ndiho. Imana iratangaje. Ntabwo nagambiriye kugira nabi mu mutima wanjye, nanjye niyo mpamvu Imana itandetse. Nagambiriye icyiza, ntabwo nagambiriye ko uyu mwana bamukuramo, ahubwo nagambiriye ko uyu mwana agomba kubaho, kuko sinzi icyo azaba ejo bundi. Na n'uyu munsi rero umwana wanjye turi kumwe, ni umukobwa mwiza cyane unejeje. Ahantu nizemo ikintu gikomeye cyo kugira ibanga, kumenya icyo wavuganye n'Imana ntucyasase ukakigira ibanga. Kandi karakomeye kugira ibanga hamwe n'icyo wavuganye n'Imana. Hari ukuntu tugenda tukasasa ibyo twavuganye n'Imana, kandi aho ngaho bivugiye niho haravuka uko urwanya. Imana yambwiye inzu, Imana yambwiye imodoka, umuntu agahita azamuka akajya ku musozi mu ishyamba, ugasanga yarabiziritse, arabihambira, bagerekaho n'amabuye, mbese ngo bitazasohora. Ariko mwene data, ujye ubika ibanga Imana yakubikije. Ibyo bintu biriho. Hari n'umubyeyi twaganiye byabayeho, ubwo buhamya bwabayeho, umuntu wamuburije amasezerano pe. Biba bikomeye rero, ariko abantu bige kugira ibanga. Kuko uwo mubyeyi we bamwiciye ubukwe, yabwiye umuntu yumvaga ari we inshuti yari uzamubera na Marena, amubwira ibanga ry'umukunzi we, anamugezaho nimero ye, ariko birangira ageze gute, amwinjira ahubwo amumuvanaho, aramumwangira. Rero birakomeye, abantu tujye twiga kugira ibanga. Ikindi dukomere ku mvugo y'Imana, kwizera. Abantu ndumvamo ikintu cyitwa kwizera, kuko ufite ubwoba, icyo kintu ntabwo wakibika. Wavuga uti uyu mwana kuva n'umwitereka mbese mbibwira abaganga. Murakoze cyane. Uyu munsi niyumva neza cyane. Ya masezerano yo wa mwana Imana yambwiye yakomeje kunkurikirana, kuko muri ibi byaremye ngo ho narinde ejo, uyu munsi siho ngituye, ntabwo ariho ngituye we, ntabwo ariho ngituye. Imana yaranyimuye inkura aho nari ndi hasi cyane, impagarika ahandi hantu heza. Urabona ko nisiga amavuta akamfata, ndasa neza kubera Imana. Yego, nari mbayeho, nakubwira ngo kise uzi uko mbivuga, nari mbayeho mu buzima bubi cyane, ndi umuntu wo gufashwa, ariko ubu nanjye aho bigeze nanjye ndafasha. Yego, nari mbayeho ntagira umwambaro, ariko ndiyambika. Nari mbayeho ntagira icyo kurya, ariko ndagira, nkagaburira n'undi ushonje. Yego, bigaragara ko aho nari ndi siho ngeri, hari ahandi Imana yankuruje. Aho ngaho haba harimo ubuhamya bwinshi nyine ugize, ariko ntacyo. Ubuhamya buba burimo, kuko Uwiteka agenda afukura akarima, umuntu akanyweraho, kamutuzi kandi amazi meza, atari n'umuvumo, amazi meza y'umugisha. Nkubwiyeho hari igihe amariba y'umuntu ayakama,
ugashakisha ukabona bidaza amariba agakama. hariho n'igihe imana igufungurira umugisha. Haleluya, imana ishimwe. hari igihe imana ifungura umugisha ukabona urariye, ukabona abana bagiye ku ishuri, ukabona urabyutse, ukabona wishyuye inzu ubamo. gusa n'imana ntibe yakinguye yafunguye umugisha. ni muri ubwo buryo niwo mugisha rero bimubwira sibyo. ukabona nyir'inzu ntaje kugusohora mu nzu ngo sohoka kuko waguze ubukode. imana iba yafunguye umugisha kugira ngo ubeho. yego yo Marie Louise urakoze, kandi ni ukuri komeza ifungura umugisha. niba wari uri mu bukode iguhe n'inzu yawe. si ibishoboye? irabishoboye. imana irabishoboye ntakinaniye. iguhe byose byose, imigisha ikomeze igufungukire mu izina rya Yesu. nanjye bikwatuyeho. amen amen. Marie Louise, reka wenda twegere ku musozo. yego izuba nta kibazo. Yes, reka twegere ku musozo, ariko ntago dusoza utaririmbiye abantu. oya ndaririmba. hari indirimbo nshaka ko baririmbira kandi ibakomeza. indirimbo yo muri korali yanjye harimo indirimbo ikanyuremo. wenda ndarimba igitero na rufure gusa ahubwo umwanya munini no gutwara umwanya munini. Irimba ninumva iryoshye ndakubwira urukundo n'utakabye. wenda ntusubiremo mu gitero. yego bakundwa, ubu dufite isezerano ryo kutazarekwa no gutabarwa mu ntambara z'ubwoko butandukanye. icyo dusabwa ni ukuguma mu mwanya ukwiriye. gutabarwa kwacu guturuka mu ijuru ry'Uwiteka. nta kizabuza abana b'Imana gutabarwa mu byago no mu ntambara. barindwa n'Imana mu byishimo no mu munezero, ntacyo bibahindura. agakiza kabo ntigahagarikwa n'ihinduka ry'ibihe. intambara zo mu minsi ya nyuma zikeneye intwarane. iyo urugamba rugeze igihe kinini rujya ruhinyuza intwari. ariko ndagusabye mwene data ukomeze gutwarana. nta kizabuza abana b'Imana gutabarwa mu byago no mu ntambara. barindwa n'Imana mu byishimo no mu munezero, ntacyo bibahindura. agakiza kabo ntigahagarikwa n'ihinduka ry'ibihe. mukundwa nubwo ufite intambara, gumana ibyiringiro. iyo urugamba rugeze igihe kinini rujya ruhinyuza intwari. ariko ndagusabye mwene data ukomeze gutwarana. nta kizabuza abana b'Imana gutabarwa mu byago no mu ntambara. barindwa n'Imana mu byishimo no mu munezero, ntacyo bibahindura. agakiza kabo ntigahagarikwa n'ihinduka ry'ibihe. amen amen amen. ati agakiza kabo ntigahagarikwa n'ihinduka ry'ibihe. ibihe birahinduka n'abantu bagahinduka. ariko agakiza kabo k'abo bantu ntigahinduka. yego wambare tugasubiramo iyo refu. yego twagiye nanjye nabifashe maze. nta kizabuza abana b'Imana gutabarwa
mu byago no mu ntambara barindwa n'Imana mu byishimo no mu munezero ntacyo bibahindura agakiza kabo ntigahagarikwa n'ihinduka ry'ibihe. iri jambo rirakomeye cyane. Hermoni Imana ibaha umugisha. amena Wazampuza n'umuntu wahimbye indirimbo nkumva ubuhamya bwe, nkumva ibihe yari ahagazemo. yari ari mu bihe byiza cyane, Yari mu bihe byiza kweli. yari mu bihe byiza cyane. Agakiza k'abana b'Imana Yego, ntabwo ntigomba gahagarikwa n'ihinduka ry'ibihe. ry'ibihe ni ukuri. Ntibibaho, ntigahagarara. Donc igihe cyose ni gukizwa mu byishimo abakijijwe, Yego. mu mubabaro agakizwa, Yego. ntabwo ahindurwa n'ibi. Hari ukuntu umuntu ava cyane mu Rwanda rwose. yagera muri Amerika ngo yaraguye. Oya. Ntabwo agakiza k'ab'Imana gahindurwa. Uko yari mu Rwanda niko ari no muri Amerika. yego Uko yari uko yari mu cyaro niko ari no mu mujyi. yego Ntabwo agakiza gahagarara. yego Ndafashijwe kweli. Imana ihimbazwe. yego Uri umugisha, watubereye umugisha kuri Isange TV. Kandi n'undi munsi uzagaruka kudukomeza, oya nzagaruka. uzagaruka kutubwira Imana, uzagaruka ntabwo kutubwira nahaye imirimo umuntu y'Imana ukuntu nakijijwe kubona Imana yampamagaye nabwo nzabubaha. n'uburyo hari n'akandi kantu numvise k'uburyo mama yagusize Yego. watakaye. I- Ako kantu rero nako nako uzakababwira. Yes. harimo inyigisho harimo inyigisho. harimo inyigisho zikomeye cyane Yes. cyane kandi zikomeza umugenzi. njye nkunda ubuhamya cyane buriya. Uyu buhamya ni bwiza, ni ubuhamya bwiza pe. burakubaka bukagukura ahantu wari uri bukagushyira ahandi hantu. Yego. Eh, Mu by'ukuri hari bitewe n'ubuhamya waduhaye, hari umuntu ushobora kuvuga ati wampa nimero y'uyu mubyeyi, akaba hari ukuntu yiyumva buriya mu buryo nk'ubuhamya waduhaye, akaba hari ukuntu yiyumva mu mubiri we, yego akaba yumva hari icyo wamufasha, cyangwa akavuga ati nanjye uyu mubyeyi kweri ndamukunze, nifuza ko twajya tuvugana, cyangwa nifuza ko nanjye namugiriraho umugisha. Yes. Reka utubwire nimero yawe umuntu uzagukenera aho yakubonera. nimero yanjye ya telefoni Mm. ni 078 Mm. 40 Mm. 26 Mm. 4 88. gahunda nongeye nyisubiremo. 078 Mm. 40 Mm. 26 Mm. 4 Yego. 88. Yego. iyo ni nimero yanjye. Mm. uyibonye wahita ubona amazina yanjye yamugiye muri Louise. Mm. yego Yego. nimbaruyeho. Urakoze Marie Louise. urakoze cyane. Twakwishimiye kubana nawe n'umugisha. yego Twizera yuko ubu buhamya utanze buzahindura benshi. Twizera ko buzagenda bukagera. Kandi hari umuririmbyi yavuze aravuga ngo ineza y'Imana izagera no mu rubyaro rwayo. cyane rwose. Uko Imana yari kera n'uyu munsi niko uko yatabaraga ba kera n'uyu munsi niko ikidutabara. yes Bivuga ngo bigenda biha ibihe bihereza ibindi bihe. Imana ntabwo igihinduka. ntabwo igihinduka. Ineza y'Imana igomba kugera no mu rubyaro rwawe, Yego. ikagera no mu rubyaro rw'abantu bakumvise, yego abantu bose bakabona ineza y'Imana. yego Rero tugiye kuguha n'ubundi wongere usengera abantu. Mu ndirimbo iririmba yavuze ngo mu byago no mu ntambara abantu bacamo, kandi ngo intambara zo muri iyi minsi yanyu zikenera intwarane. zikenera intwarane. intwarane ni abantu Ngo kandi ngo niyo urugamba rumaze igihe kinini ruhinyuza iki? intwari. Rero shaka ko usengera abantu bari mu ntambara, bari guca mu ntambara. Umuntu uri guca mu ntambara uyu munsi, ni ukuri nkurikije ubuhamya bwawe, uburyo ibintu wanyuzemo Imana ariko ikagutabara. Uyu munsi ukaba uhagaze ushima. Cyagiye wabicagamo ntabwo twe tuzi ko waba uri gushimira uyu munsi. yego Uvuga ngo ibihe uko biha ibindi, Imana igomba kurema amashimwe. cyane. Reka rero tuguhereze umwanya usengera abantu bari guca mu ntambara. Murakoze abari badukurikiye, nyuma y'isengesho nta kindi mvuga. Amen. murakoze cyane, nanjye ndanezerewe kandi nanjye ndishimye cyane. nizere ko abantu bazumva ubuhamya kandi buzabafasha. uzumva adasobanukiwe azampamagare Yego. kuri telefoni musobanurira mubaza. hari abampamagara bakambaza ati ese byakugendekeye bite, ese byagenze bite. ni ukuri usibye gusenga nta muti w'ikinyarwanda nanyweye, nta n'umupfumu nagiyeho, ahubwo nizeye Imana n'abaganga Imana yaduhaye nibo bagiye bafasha, hanyuma ibintu bigenda neza. reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, wera w'Isiraheli, Imana ikomeye cyane, turagushimye kandi turaguhimbaje Kristo wera wo mu ijuru. tugushimye kuko ubanye natwe muri kino kiganiro. tugeze ku musozo Mana, asengera abanyarwanda
abantu bafite ibibazo, abantu barimo guca mu ntambara, abantu barimo guca mu bibazo bitandukanye, abantu bari mu bitaro barwaye. Mana, hariho indwara zitandukanye Uwiteka Imana ya Isirayeli ziri kubabaza abantu. Niyo mpamvu usengera abarwayi bose kugira ngo bakize. Kristo wera wo mu ijuru, kandi abantu bose baha ibyiringiro Mana byo kuzakubona. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu bisabye nizeye. amen amen amen. ukundwa n'ubwo ufite intambara, gumana ibyiringiro. Niwajya mu ijuru udafite umusaraba, komeza kwihangana, agakiza kawe ntikagahindurwe n'ibihe bihindutse. Nta kizabuza abana b'Imana gutabarwa, mu byago no mu ntambara barindwa n'Imana, mu byishimo no mu munezero ntacyo bibahindura. Agakiza kabo ntigahagarikwa n'ihinduka ry'ibihe. Nta kizabuza abana b'Imana gutabarwa, mu byago no mu ntambara barindwa n'Imana, mu byishimo no mu munezero ntacyo bibahindura. Agakiza kabo ntigahagarikwa n'ihinduka ry'ibihe. Komera.